cyane banze nshimire umwepiskopi wacu wa diyoseze ya Kabgayi watubaye hafi mu rugendo rwo kuvugurura iyi ngoro. Fashe tumushimire. Ariko mbere na mbere dushimire Imana n'umubyeyi Bikira Mariya. Tumushimire cyane. Hari igihe tugenda dushaka ibitangaza byinshi, ubuhanuzi bagenda bashaka ibitangaza ngo bashaka Imana bivuga. Urebye ukuntu twari tumaze iminsi dufite ikirere kiremereye cyane, uyu munsi twari twabonye umucyo utamanzuye. Rero ari ikintu cyo gushimira Imana kandi tugifata nk'igitangaza cyabaye uyu munsi. Bashimiye rero abantu benshi batandukanye, ntabwo mbisubiramo. Umukuru w'inama ya paruwasi yabivuze neza, ariko ndagira ngo mushimire ku buryo bw'umwihariko. Igihe byari bikomeye yafashe ikipe y'abantu, barimo Alexi, barimo Tereza, barimo Letitia, barimo n'abandi bandi, bakora urugendo bajya gushakisha inkunga yo kurangiza kino gikorwa. Nkaba rero ngira ngo mumfashe tumushimire. Ntabwo twamushimiye cyane, ariko tumushimire cyane. Mu bandi badufashije kandi bagakora umurimo ukomeye cyane, wari kubabona ukuntu uri hejuru akaragase uriya munara, nibimara kwaka muraza kubona ukuntu bari bikomeye cyane. Ni abatekinisiye bensitaye amashanyarazi baritanze cyane, ndagira ngo bashimire. Bari hano bacyari hano, batakiri hano, ariko nabo tubashimire. Nagiye nkurikirana rero imirimo yo kubaka iyi ngoro, ndayikurikirana cyane. Mu minsi ya nyuma hari ikintu cyanshimishije, ni abantu batashimiye, ngira ngo mbashimire muri aka kanya. Hari abakecuru nka 4 cyangwa 5, igihe abandi bazaga gutanga umuganda, bakubura, baterura ibintu, batwara ibiremereye, bakora ibijyanye n'imbaraga bari bafite, abakecuru no kuri hano byari byabagoye, ariko barazamukaga igihe abandi bakora, bakabavuga rozari ntagatifu hano hejuru. Bambere rero ubuhamya bukomeye cyane, nkagira ngo mumfashe nabo tubashimire mwabikoze. Ariko arunabonye umukecuru w'inzobe cyane yanze yatashye, yagiye mu ariko n'uriya nawe yari arimo, naramubonye. N'abandi bari barimo byose bariyumva. Turabashimiye muri aka kanya. Ndagira ngo rero ibyo gushimira byakozwe. Ntangire noneho ijambo nateguye kuri uyu munsi. Ubwo nari kubivuga wenda nkurikije iby'umutima wanjye urimo muri aka kanya, ariko noneho hari ikintu bize turimo dushakisha, ari amateka ya Fatima. Twagiye muri Archive dusanga disikuru yavuzwe n'umukristo ihari yanditse ibitse aho ngaho. Dusanga indirimbo zaririmbwe barazanditse zibitse aho ngaho. Mbwira abo twari turi kumwe, natwe mureke ibintu dukora uyu munsi tuze kubyandika, nabyo bizabikwe hamwe n'ibindi bizabe amateka. Ubwo rero niyo mpamvu nakoze disikuru y'tariki. Ariko nyine igihe cyo gushimira ndagikuraho, ibindi ndabivuga nk'uko nabiteganyije. Dawudi umuririmbyi wa Zaburi 132 cyangwa se 131 mu dukubo, umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, niwe wagize ati: ntabwo nzinjira mu ihema ryanjye ngo ndambarare ku buriri bwanjye, ngo amaso yanjye ahumirize n'ingohe zanjye zitora agatotsi, ntarabonera Uhoraho ikibanza, ntarabonera Nyir'ububasha wa Yakobo ahatura. Natwe rero abakristo b'i Kabgayi, cyane cyane abakristo hano mu karere ka Gahogo, ntabwo twari gutuza ngo turyame dusinzire tubona iyi shapeli ahantu hatagatifu harabaye indiri y'abanywa urumogi, abajura, abasambanyi n'izindi ngeso mbi zose. Aha hantu ni hatagatifu, hajya hahora habengerana ubwiza bwaho. Kuva ingoro yakubakwa
igatahwa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani 1963. Abaje bayigana bahakuye ingabire nyinshi, baharongera amahoro, ibyishimo n'ibisubizo ku bibazo biremereye bari baje gutura Imana babinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya. Ubuhamya ni bwinshi, turifuza ko hazabaho itsinda ryo gukusanya ubwo buhamya nabwo bukandikwa mu mateka ya Fatima. Reka rero ngire icyo nsaba Imana, nsabira umuntu wese uzaza agana iyi ngoro. Nifashishije amwe mu magambo ya Salomoni igihe yeguriraga ingoro Nyagasani, nkuko tugisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 8, ndagira ngo ngire icyo nsaba Imana, nsabira umuntu wese uzaza agana iyi ngoro. Nyagasani, wemeye ko umubyeyi w'umwana wawe aza gutura muri iyi ngoro. None rero amaso yawe uyahange kuri iyi ngoro umunsi n'ijoro, ahantu wageneye ko hatura umubyeyi w'umwana wawe. Uje wumva gutakamba abana bawe bazagirira muri iyi ngoro, uje wumvira mu ijuru aho utuye, wumve kandi ugire impuhwe, maze usubize ibyifuzo byabo. Igihe umuryango wawe uzaba wugarijwe n'abanzi, intambara, inzangano, imidugararo, no kugarukira ugasinga izina ryawe, ugasenga kandi kugutakambira muri iyi ngoro, uzumvire mu ijuru, maze ubabarire umuryango wawe icyaha cyawo, hanyuma ugarure mu nzira ikwiye, ubengerane, ubarengere, ubakize icyago. Igihe ijuru rizaba rikinze kandi imvura yarabuze kubera umuryango wawe uzaba wagucumuyeho, nuza gusengera ahangaha ugasingiza izina ryawe, ukicuza icyaha cyawo, kuko uzaba wawucishije bugufi, uzumvire aho mu ijuru, ubabarire abagaragu bawe icyaha cyabo, uzabereke inzira iboneye bagomba gukurikira, maze ugushe imvura mu gihugu cyose. Nihatera inzara mu gihugu, hagatera icyorezo, imyaka ikarumba, hagatera inzige, hakaduka icyorezo n'indwara iyo ari yo yose, maze abantu bakaza kugutakambira banyuze ku mubyeyi Bikira Mariya, bagasenga babiteye basabira kimwe muri ibi byago bizayibugarije, bakarambura amaboko berekeje kuri iyi ngoro ntagatifu, uzumvire mu ijuru aho utuye, ugire impuhwe, maze buri muntu ibihuje n'imigenzereze, kuko uzi buri wese icyo akeneye. Ndetse n'umunyamahanga naturuka iyo gihera ku mpamvu y'iyi ngoro, uko azumva bayivuga akaza kuyisengeramo, uzumvire mu ijuru aho utuye, maze ubahiriza ibyo umunyamahanga azaba agusabye, kugira ngo bamenye ko uwambaza umubyeyi wese muri iyi ngoro ijwi rye ryumvikana bwangu. Abakristo nibagucumuraho, ko nta muntu udacumura, nibagutakambira bakugarukira n'umutima wabo wose n'ubwenge bwabo bwose n'amagara yabo yose, aho bazaba ari hose, bagasenga bareba y'ingoro aho iherereye, uwaho utuye mu ijuru uzumva amasengesho yabo no gutakamba kwabo, maze ubabarire ibicumuro byabo, uzitegereze ugutakamba kw'abagaragu bawe n'umuryango wawe, uje ubumva igihe cyose ubatabare. Abazaza bagutakambira, umubyeyi batakamba umubyeyi muri iyi ngoro, kubera indwara, kubera kubura urubyaro, kunanirwa n'urushako, kubera abana bagiye mu by'ubwenge, kubera kwiheba, Nyagasani uzumvire aho mu ijuru, usubize ibyifuzo byabo. Iryo ni isengesho ryanjye rero, nkura nsabira umuntu wese uzaza agana iyi ngoro. Nk'uko rero Uhoraho yabyifuje, agatuza umubyeyi w'umwana we muri iyi ngoro, kuri uyu musozi, bityo akagera ahantu hatagatifu, hazakomeze kuba koko ahantu hatagatifu. Twiyemeje kuhitaho uko dushoboye kose, birumvikana cyangwa ibikoresho nk'intebe zo kwicaraho n'ibindi bikoresho, ariko bizagenda biboneka buhoro buhoro. Umubyeyi Bikira Mariya azadufasha n'imbaraga z'abakirisitu. Turifuza no gushyiraho na serivisi ihoraho yakira abaje bagana
iyi ngoro ntagatifu kugira ngo bafashwe mu isengesho ryabo. Byaba byiza rero umubyeyi wacu Bikira Mariya aturanye n'umwana we Yezu Kristu muri iyi ngoro. Aha ndasaba ko bikunze, ariko byaterwa n'uko umwepiskopi abibona n'ubushishozi bwe kunutugenera ikidukwiye. Turifuza ko aha hantu habaye isakaramentu byadufasha kandi byatwitabwaho. Ntabwo Yezu yaba wenyine, twamuba iruhande. Ndangije rero bashimira mwese buri ku mutima abaje hano, ntabwo narondora buri wese, ariko Imana irabareba kandi irabashimira. Mbifuriza gutahana ingabire nyinshi. Bajya bavuga ngo burya ntawe ugera ku irembo ry'umukungu ngo abure icyaha atoragura, ariko uyu munsi ntabwo ari ugutoragura, noneho ni ukurunda ingabire nyinshi. Uyu mubyeyi Bikira Mariya rero, Umwamikazi wa Fatima, akomeze aherekeze buri wese kandi afate mu biganza bye uwaje wese amugana kuri uyu munsi. Ndagira ngo rero turangize ku isengesho umubyeyi Bikira Mariya w'i Fatima yigishije babana agira muri Abakirisitu tujye turivuga, agira ati: Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu, uturinda umuriro w'iteka, igaruriro z'abantu bose, kandi uzuyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire z'umutuku n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza.